ntuje nka koka ikonje bipfiye unshugushe njya mbona abantu bakunda kungira inama y'ukuntu nakitwara ukuri mureba neza murakoze ariko ntimwabange nanjye sinabasha kuba mwe inama mwangiriye nzagereza kuzikurikiza izo muzabona nakurikije muzamenye ko zo ntazihisemo. My God! Kandi nta n'umuntu nifuza kumanura kugira ngo nzamuke kubera ko abantu iterambere ry'umuntu ntago ryaba iryanjye ntago bishoboka. Ibyo nacivinga ndabikorera ndabivunikira n'abandi nkabifuriza iterambere rwose ntago ndi umuntu wo kumanura undi. Ibaze nawe ari umuntu rero ukabona akamaro ke no gusenya gusa. Abayeho afata umwanya agasenya abantu kubera ko wenda nta muntu uricara ngo abigitegerezeho cyangwa bivugeho cyangwa se ngo bakwereke ko ibyo uri gukora atari byo. Niba ubona ibintu abantu bakora bipfuye ukaba nta kintu kizima wigeze ukora ngo tukimuri ni ndambi ntago ngiye energy zanjye akazi kanjye ngakora nsigana nta no improvinga nta na raporo nanga ngakora kuko ngakunze ngakora kuko kamfitiye umumaro utanabibona gutyo wenda nabyo nta ribi ngaho tekereza ngiye nko kujudginga kawe. What? Bro, what are you talking about, man? Uranzi kujora uri umujozi wa cyane kare no kuvuga ngo iyo ugeze ahantu ugasanga nta muyobozi uhari umuyobozi aba ari wowe. Icya kabiri umuntu usenya societe ntiyakagombye kubimuha umwanya. We are extremely happy. I don't know whether you can define the word extremely.